urabona yuko dufiteho 1225 n'amafaranga mu by'ukuri tubashije kuba twakoreramo nta gishoro na gito dutanze. Ikindi urabona hano kuri Today Commission naho dufite amafaranga twakoreye uyu munsi. Nyuma yuko tubonye platform nyinshi ziza mu Rwanda zivuga yuko zije gutanga uburyo bwo gukorera amafaranga online, by'umwihariko zikaza zifite n'ibyangombwa bigiye bitandukanye, rimwe na rimwe bikaba ari ibya RGB. Uyu munsi hari umuntu umwe wanyoherereje link y'iyi platform yitwa TMP, arambwira ngo nkoreho video isobanura uko yaba ikora ndetse nsobanure imikorere y'iyi website yose. Muri iyi video ngiye kugusobanurira imikorere y'iyi website, umenye uburyo ikora n'uburyo abantu bashobora kuba bagenda bakoramo ibyitwa ngo ni amatask bagakoramo amafaranga. Ariko nanone ndaza kugusobanurira ibintu by'ingenzi ugomba kwitondera mbere yo kwiyandikisha muri no platform ngo utangire uyikoresha. Niba wariyandikishije muri no platform nawe ibi birakureba, ni ingenzi kuri wowe. Ndagusaba ngo unize umwanya wawe hanyuma ukurikire ino video, nugira akantu na gato wihutisha kugira ngo utazicuza ubuzima bwawe bwose. Ndaje turebere hamwe uko bagenda babarirwa task. Hari ushobora kubarirwa task 5, hari ushobora kubarirwa task 150 ku kwezi, hari n'ushobora kubarirwa task 1825 ku mwaka. Ikindi hakaba n'umuntu ushobora kuba yakorera ano mafaranga ku munsi, n'uwakorera no mafaranga ku kwezi, n'uwakorera no mafaranga ku mwaka. Ariko se TMP yaba yizewe? Aho ntiyaba imeze nk'izindi platform zayibanjirije nka STT, Tati n'izindi nyinshi narondora ngo mvuge. Wibuke Tati na TMP bijya kuvuga kimwe kandi impine ni zimwe, hakiyongeraho STT ukumva neza birajyana. Reka dukomeze gake gakeya, uraza kugenda usobanukirwa uko ukomeza kugenda ureba iyi video. Uko ushobora gukora task ziba ziri ahangaha, uzaza kuri kino gice cya task. Iyo uje ku gice cya task, hano bakwereka amafaranga ari kuri balance. Urabona ko dufiteho amafaranga 625. Ahangaha rero urabona dufite task ziri muri progress. Urabona dufite task 5 tugomba gukora na task nimwe twari twakoramo. Niba dufiteho 0 kuri 5 bisobanuye yuko muri task 5 twagombaga gukora na task nimwe twari twakora. Ahangaha iyo ushaka gukora task uhita ukanda hano kuri get new order. Mbere yuko dukora task urabona yuko kuri Today Commission dufiteho 0. Ahangaha rero nitumara gukora task amafaranga nayo araza kuza yiteranye hano, ndetse n'amafaranga dufite kuri balance yose yiteranyeho. Hanyuma rero reka dukande hano kuri get new order kugira ngo dukore task. Iyo ukanze kuri get new order utegerezaho gatoya, hano urabona bahita bakuzanira amafaranga uri bukorere. Urabona buri task ukorera amafaranga 125 mu gihe uri ku gice cy'ubuntu, ndetse ugahabwa task 5. Ahangaha rero uhita ukanda hano kuri submit, bakanda kuri submit task. Ahangaha haba harimo task 5 z'umunsi ugomba gukora mu gihe uri ku gice cy'ubuntu. Urabona yuko hano bese baduhereza amafaranga 125, hanyuma balance yacu nayo urabona yuko yiyongereye. Urabona yuko tumaze gukora task imwe muri task 5 tugomba gukora. Izi nizo task ziba zirimo. Igeze hano kanda kuri submit any app installation request. Ubwo rero no kuvuga ngo task zose ugomba kuzikora uko ari 5. Ngereranyije byibura ni task zidashobora kugufata iminota 2 urimo urazikora zose. Urabona yuko duhise tugira amafaranga 1225. Twagiye tubeshywa kenshi bakatubwira ngo dushore amafaranga yacu turaza kubona inyungu y'ikigero runaka ku ijana. Dore ibintu ugomba kwitondera mbere yo gukoresha ino platform. Iyi platform ya TMP ibintu byose ivuga mu nyandiko zayo bigaragara nkaho ari ukubeshya. Mu nyandiko zayo yise ngo ni handbook, ivuga yuko mu mwaka wa 2024 aribwo yagiranye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda ngo ibe yatangira gukorera mu Rwanda
mu 2025 hanyuma izabashe guha imirimo abantu bagiye batandukanye bagera kuri 2 miliyoni mu buryo bwo gukorera amafaranga online. Nagerageje kuzenguruka kuri internet nshaka amakuru y'abavuga kuri no company ya TMP, cyanga nta hantu na hamwe havuga yuko iyi company yaba yaragize isinyana amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda ngo ibashe kuba yaza gukorera mu Rwanda bigendeye ku nyandiko ziri muri handbook yayo nk'uko nabisomyemo. Izo nyandiko ndaza kuzisiga muri description y'iyi video, namwe mugende muzirebere. Ariko mu by'ukuri iyi TMP ikintu nakubwira cyo ni company itizewe. Reka twirengagize ko wenda ibitangazamakuru bitaba byarabimenye yuko TMP yaba yaragiranye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda. Noneho turebe ngo ese ubundi iyi company yaba ifite ibyangombwa bitangwa na RDB cyangwa se CBDC. Ibyo byangombwa byose ntabwo dushobora kubibona kuko iyi company kano kanya uyibibajije ntishobora kubikwereka. Niba ubashije kureba ino video ndagusaba ngo witonde cyane ugendere kure iyi platform ya TMP, cyane yuko bitewe nuko yitwa tukarebera no kuzazibanjirije usanga izi platform zishobora kuba zikorwa n'umuntu umwe yarangiza akazikwirakwiza mu banyarwanda. Iki ni cyo gihe rero ngo nawe ufate umwanzuro muzima, amafaranga yawe uyashore mu yindi business aho kugira ngo uyashore muri iyi business ngo ni TMP, hanyuma ejo cyangwa ejo bundi wikangure usanga yafunze urire mu myotsi n'abandi bose. Ushobora kuba umaze iminsi ubona ino website ya TMP cyangwa warigeze wumva website ya TMP. Iyi ni website cyangwa se company ifite amateka agiye atandukanye bitewe n'uko bagenda babigaragaza mu nyandiko zayo, arizo ziswe handbook. Handbook ni inyandiko bashyize hanze, akaba ari inyandiko bavuga yuko ireba abakozi cyangwa se abantu bose bashaka gutangira gukorana n'iyi company. Hanyuma rero ndagira ngo dusobanurireho gatoya mu magambo makeya ino company ya TMP iyo ariyo. Iyi company ubundi bwo mu nyandiko zayo nk'uko nanjye mbivuga, ivuga yuko ari company yatangiye mu mwaka w'2002. Ahangaha reka nze tubisobanure neza. Iyi company ivuga yuko yatangiriye muri Londres, ahangaha ikaza kuba impuguke mu bigendanye no kwamamaza no mu bukungu bwa digital. Ikaba ivuga yuko ifite amashami ku isi hose kandi ubu ikorera no mu Rwanda. Ifasha abantu bagiye batandukanye kuba bagenda bakorera amafaranga. Ariko noneho mu by'ukuri ngewe ntabwo nje hano ngo mbwire ngo utangira ukoreshe ino website y'iyi company kugira ngo utangire ukorere amafaranga, ahubwo nje hano kugira ngo turebe ku bintu bitatu byerekeranye n'iyi company ya TMP. Iyi company turaza kurebera hamwe ibigendanye n'ubusobanuro bwayo cyangwa se explanation on TMP, tukaza no kurebera hamwe amateka yayo ariyo history of TMP, tukanarebera hamwe uko yaba yarinjiye hano mu Rwanda nk'uko bagenda babigaragaza mu cyitwa handbook. Hanyuma rero ntuze kujya kure, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ushobora gukanda subscribe kugira ngo n'izindi video tuzagenda dushyiraho zizakugereho kandi zikugereho mu ba mbere. Reka duhere kuri profile y'iyi company. Nk'uko inyandiko zibigaragaza ziri muri ino handbook y'ino company, zigaragaza yuko ino company yashinzwe mu mwaka w'2002. Iyi company ikaba ifite icyicaro muri London na UK. Ese nk'umuntu wumvishije TMP bwa mbere atarasoma zino nyandiko ziri muri handbook yabo, ashobora kwibaza ngo TMP ni iki cyangwa se TMP ikora ite? Hanyuma rero nagira nkubwire ko mu nyandiko zabo bagaragaza yuko TMP yatangiye muri 2002, ikaba ifite icyicaro gikuru muri London na UK. Hano muri profile yabo bakomeza bagenda bavuga yuko TMP ifite amashami mu Burayi, Aziya na Amerika ya ruguru. Ahangaha bakomeza bavuga yuko yubakiye ku bufatanye na TikTok, YouTube, Facebook na Instagram mu rwego rwo guteza imbere kwamamaza ku isi hose. Ariko ndagira ngo mbwire yuko ibi byose tuba tubona biri mu nyandiko n'ibyo nyine baba barashyizemo ngo badusobanurire uko projet zabo ziba zimeze, kimwe n'uko ibyo baba barashyize muri izo nyandiko hari igihe badashobora kubyubahiriza, cyangwa se mu kimwe ugasanga n'ubundi ibyo bavuga ni ukwiyitirira andi makampani. Ariko noneho ndagira ngo dukomeze tugende turebera hamwe ibiri muri izo nyandiko. Inyandiko bise ngo ni handbook. Iyi nyandiko nawe ushobora kuyibona unyuze ku rubuga rwabo
hano ku igitabo cy'abakozi niho wanyura ukabasha kubona izo nyandiko. Hanyuma iyi ni platform ikoresha indimi zigiye zitandukanye harimo n'ikinyarwanda. Hano rero urabona za application bavuga bashobora kuba bakorana nazo ni izi ngizi. Tugarutse mwahangaha muri izi nyandiko tukamanuka hasi ya profile hano kuri version and mission cyangwa se inshingano n'icyerekezo bafite, reka duhere kuri version yabo. Ese version yabo ni iyihe? Version yabo bavuga yuko ari uguteza imbere ubuhanzi n'ubworozi bwa digital, hakaba harimo no gufasha buri wese gukoresha amahirwe yo ku isi ya digital. Ahangaha rero iyo hajemo ibintu bya digital dusangamo ibintu byinshi ku bigendanye na mission harimo ibintu bigera kuri bitatu I think bavuga yuko bashobora kuba bafite gukora. Hari ugufasha brand, bavuga yuko bashobora gukoresha ikoranabuhanga n'ubuhanzi bwa digital kugira ngo bazamure agaciro k'ibyo bintu. Ikindi bakavuga yuko bashobora gutanga akazi koroshye ka digital ku bantu bose cyangwa se ku isi hose. Mu gice cyo gufasha abantu basobanuye yuko batanga akazi koroshye ka digital ku bantu bose no ku isi yose. Hano bavuga yuko barema amahirwe y'akazi no guteza imbere ubukungu. Ubwo ngubwo hari ubukungu bushingiye kuri digital. Ibi bintu ndi gusobanura ntabwo ari ibintu ushobora gufata nk'aho biri official ngo ubifate nk'ukuri, cyane yuko nyine nta tangazo cyangwa se amakuru tuba twarahawe n'igihugu mu buryo bwihariye. Turebye hano kuri operating model and revenue mechanism turaza gusangamo uburyo bugiye butandukanye. Harimo nk'uburyo bwo kuba wakoresha telefone gusa kugira ngo ukore akazi ka digital. Hano bavuga yuko nyine ari bwo buryo batanga muri no TMP. Ushobora gukoresha telefone yawe ukaba wabona akazi ndetse ukaba wanagakora, nko gukoresha cyangwa kugurura application. Ku ngingo ya kabiri bavuga yuko imirimo iba yoroshye kandi idasaba ubumenyi buhambaye. Ibyo baguhereza cyangwa se bagusaba gukora biba byoroshye, ntabwo biba bigoye ndetse ntabwo bigusaba nyine kuba uzi ibintu bihambaye. Hano bagakomeza bakubwira yuko iyo ukomeje kuzamura urwego cyangwa se umubare w'imirimo n'amafaranga byiyongera. Ahangaha rero wenda sinzi icyo bashatse gusobanura ku bigendanye na level, ariko wenda ahangaha ho nawe ushobora kujyamo ukagenda ukora research yawe ku giti cyawe ukabasha kugenda gusobanukirwa ngo bimeze bite, ni iki kiba kirimo kirajya mbere muri website nk'izi ngizi. Bavuga yuko nyine bahita bakwishyura ako kanya cyangwa se babyita ngo ni instant settlement, ari byo tubona hano hasi bya daily settlement transparent. Mwibutsa yuko buri kimwe cyose uzakora muri ino application ntuzagikore ngo kuko navuze kuri ino application cyangwa se ugikore kubera yuko hari ibyo nasobanuye biri muri zino nyandiko. Oya, ahubwo wowe banza umenye ngo ese iyi website cyangwa ino platform yaba yizewe ngiye gukorana nayo. Ariko ngewe ndi hano kugira ngo muhereze amakuru umenye ibiri muri ino nyandiko.